Ndabasuhuje mwese bavandimwe nkunda, mbese muri amahoro? Uwiteka yabarinze, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kubw'uburinzi butangaje iduhozaho. Kubw'ibyo reka twicishe bugufi tuyishime. Turagushimye Data wera kubw'urukundo rutarondoreka udukunda, tutabasha kugera no kugereranya kuko ubwenge bwacu butabishyikira, ariko bishimirwa iyo neza watugiriye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, turasabye cyane ngo twuzuze umwuka wawe wera kugira ngo turusheho guhishukirwa n'ubwiru bwawe, turusheho kukumenya no gusobanukirwa kubana nawe, bitume tubasha kuba mu bwishingizi bwawe. Dutegerezanye ibyiringiro kuzabana na Kristo ubwo ari bugufi kugaruka kudutwara, tuzazamuranwe nawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gufataniriza hamwe kwiga amagambo aboneka mu Baroma ibice 3, umurongo waho, Abaroma ibice 3, umurongo waho 21. Abaroma ibice 3, umurongo wa 21 kugera 26. Umutwe waho uravuga ngo gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Umurongo wa 21 haravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Hari ugukiranuka kwahishuwe, bigaragara ko mbere kwari guhishwe, ariko noneho kwarahishuwe. Kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Uko ni ukuba muri Kristo. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo, ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyiriweho kuba impongano y'uwizeye amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga, kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe ikiranuka kandi itsindishirize uwizeye Yesu. Si kubw'imbaraga zacu, si kubw'ubwenge bwacu, si no kubw'ubushobozi bwacu, ahubwo ni kubwo kwizera Yesu waducunguye, tukizera amaraso y'igiciro cyinshi yasheshe ku musaraba ku bwacu, ko twejejeho gukiranirwa kwacu, bigatuma tuva muri kamere iyo twavukiye n'iyo twakuriye, maze tukabasha kwinjira muri Yesu, aho gukiranuka kwacu kuri we, gakiza kacu, we waducunguye. Imana ibidushoboze, kuko ubwacu ntitwabyishoboza, ibidushoboze kubw'urukundo rwayo rutarondoreka yadukunze, kubw'ubuntu butangaje isanzwe itugirira. Reka dukomeze turebe n'andi magambo aboneka mu Bakolosayi ibice 2, umurongo waho wa 6 kugera ku wa 7. Haravuga ngo nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Ubwo twakiriye uko gucungurwa, twacunguye, tukaba tuzi ko Kristo yadupfiriye, mu bo yapfiriye urimo nanjye ndimo, bitabaye imfabusa kuri twe. Tumaranire kugira ngo twinjire muri we, tugendere muri we. Umurongo wa 7 ngo mushorere imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Noneho twaranduwe muri kamere, twubakwa muri Kristo, dukwiye gushorera imizi muri we, twubatse muri we, inzu yose yubatswe neza, iteranijwe neza, ibi yo kubabwamo n'Imana mu buryo bwa mwuka. Natwe dukomerejwe no kwizera nk'uko twigishijwe. Kubw'ibyo tugira ishimwe ryinshi risesekaye yuko Yesu yaturanduye iyo muri kamere twari twokojwemo n'icyaha, atuzana muri Kristo. Ubu duhishwe muri we, tugendera muri we, maze duturize muri we, bitume dutegerezanya ibyiringiro kuzabana nawe ubwo azaba agarutse.
Uwiteka bidushoboze kubw'urukundo rutarondoreka adukunda. Amagambo aboneka mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ipaje ni 68, nubwo bitajya bigenda bihuza ipaje, ariko utunomero two niringira ko duhura. Ni akanomero ka 200. Haravuga ngo uhora asenga gusa ntagire ikindi kintu na kimwe akora, vuba cyane nabyo azabireka. Ntidukwiye guhora dusenga gusa tutagira ikindi kintu dukora, ahubwo dukwiye kugira igihe gihagije cyo gutekereza kuri iyo Mana no kugira intego ikomeye yo kuba muri yo kuba muri Kristo Yesu. Ku kanomero ka 202 haratubwira ngo icyatubera cyiza nuko twagena nibura isaha imwe buri munsi yo gutekereza no kwitegereza imibereho ya Kristo. Tugomba kuyigaho ingingo ku ngingo, akantu ku kandi, na buri pica yayo yose ikiharatura mu ntekerezo zacu mu buryo bwihariye ibyaherutse imibereho ye. Dukwiye kubitekerezaho. Icyatubera cyiza nuko twagena isaha imwe buri munsi yo gutekereza, yo kwitegereza imibereho ya Kristo. Tugomba kuyigaho ingingo ku ngingo, akantu ku kandi, buri pica yayo yose ikiharatura mu ntekerezo zacu mu buryo bwihariye ibyaherutse imibereho ye ya nyuma. Tugatekereza urupfu yapfuye, rwari urwacu ari twe twacumuye, kugira ngo tubashe kuzabona ubugingo buhoraho. Ndasaba Imana ishobora byose kugira ngo turemure uburema bwo gukiranirwa. Amaraso ya Kristo yasheshe ataba imfabusa kuri jye, ataba imfabusa kuri wowe, ataba imfabusa no ku wundi, ahubwo twumve ko twabatuwe mu byaha tukinjira muri Kristo Yesu, tukaba dutegerejanije ibyiringiro kuzabana nawe ubwo azaba agarutse. Imana ibidushoboze kubw'ubuntu bwayo. Iby'Imana yaremye byose bitubera icyigisho gitsika umutima, gituma dukomerera muri iyi si yabaye igomero. Iyo twitegereje tukumva igitekerezo cya Nowa, ukuntu Imana yamuhaye ubushobozi n'ubwenge bwo kubaza inkuge yo kurokokeramo, abemeye kwinjira muri iyo nkuge bonyine ni umuryango we ndetse n'inyamaswa, nibo babashije kurokoka uriya mwuzure wazimanganije isi kiriya gihe. Ariko hari benshi bamufashije kubaza iyo nkuge, nyamara uko igihe cyageze imvura bakinjiramo, hashize iminsi 7 iyo mvura itari yagwa, abakobanyi barushaho kuzenguruka iyo nkuge no kumukoba, bati ibyo wavuze byari binyoma, burya wasaze, ariko ibyo bisimba byinjiye mu nkuge bikurya. Nyamara mu kanya nk'ako guhumbya, nk'aka gahenge dufite none, tugira ngo Yesu bakomeje kumuvuga kuva twavuka kugeza ubu ntiyaje, bishoboka ko ari ubwaka atakije. Muri aka gahe k'agahenge tubasha kubona agarutse, nk'uko mu gihe cy'ako gahenge abantu abakobanyi barushijeho gukoba Nowa, ari bw'imvura yaridutse, abari mu nkuge bonyine nibo babashije kurokoka, abandi bose barengerwa n'amazi. Kandi natwe niko byamera. Dukwiye kuba muri Yesu. Tujya tubona nk'icyitegererezo ku bahinzi b'ibirayi, babasha kubihinga, nibo baba babihinze. Ibirayi ubwabo ntacyo byakwikorera, ibirayi ubwabyo ntibyakwisarura ngo byivane mu murima, ibirayi ubwabyo ntibyakwishyira mu mufuka ngo byoherezwe mu bindi bihugu bikenewe byo byagurishirizwayo. Umuhinzi n'ubifata akabishyira mu mufuka akabipakira amato. Ikintu kigiye kintangaza ni uko ubwato bubasha gutwara amatoni n'amatoni y'ibirayi ntiburi gite muri ayo mazi, nyamara ikirayi kimwe kivumbuye kikava mu mufuka kigatoga mu mazi gihita kigenda ubutagaruka. Nuko rero dukwiye guturiza muri Yesu. Nubwo tujya dutekereza ko ari ibintu bikomeye, byakomerera umuntu ubasha kubikoresha ubwenge bwe n'imbaraga ze, ariko twishyize muri Yesu kugira ngo abe ari we umugenga w'ubugingo bwacu n'ubushobozi bwacu, ibyo byakoroha, kuko ni Imana ishobora byose, ni Imana itagira ikinanirwa. Niba abantu babasha gupakira amatoni n'amatoni mu bwato ari abana b'abantu, ubwo bwato bukagenda bureremba hejuru y'ayo mazi kubw'ubwenge Imana yatanze,
nyamara tukabona ko ibirayi iyo bivubuye muri ubwo bwato ari na bikeya bidashyitse no ku kiro bigatoga mu mazi ko bigenda bigiye. Natwe dukwiye kuguma muri Yesu kuko bazasohoka muri we bakajya hasi, babasha kuzatoga muri iyi si bakagenda bagiye ubutagaruka, kuko marayika w'iteka ari gushyira ikimenyetso ku ntore z'Imana, kandi natwe ntituzi iherezo ry'ubuzima bwacu, hari igihe ari none cyangwa ari ejo. Ikidukwiriye ni ukuguma muri Yesu tukagundiriramo kugira ngo dutegerezanye ibyiringiro kuzatahana nawe ubwo ari bugufi kuza kudutwara. Imana ibidushoboze ku bw'ubuntu bwayo, kuko ku bwacu ntitwabyishoboza, ariko ishimirwe yuko ijya ibona imitima y'abayishaka ikabasanganira, ikabaha ubushobozi. Intege nke zacu zikuzurira mu mbaraga zayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amagambo yanditse hano avuga ngo iyo umutima wirunduriye muri Yesu, imbaraga nshya irawuzura, habaho guhinduka. Umuntu bwite atashobora kwigezaho. Ni umurimo udasanzwe uzanira kamere y'umuntu igice kiruseho. Umutima wishyize muri Kristo uhinduka igihome cya Kristo bwite yashyize mu isi yigometse. Nta bundi butware bushobora kuwutegeka. Umutima urinzwe utyo muri Kristo n'ingabo z'ijuru ntabwo wavogerwa n'ibitero bya Satani. Ni amagambo aboneka mu kwitegura akaga gaheruka ku ipaje y'161 hafite umutwe wanditse uvuga ngo kwitangira umurimo burundu. Imana itugirire neza kugira ngo tubashe kwishyira muri ubwo bwishingizi, ngo habaho guhinduka umuntu bwite atashobora kwigezaho. Ni umurimo udasanzwe uzanira kamere y'umuntu igice kiruseho uko nari meze, kiruseho uko wari umeze. Ushishikarire kugira ngo icyo gice kiruseho kuba muri Kristo, kirusheho kwizera, kirusheho kudusobanurira uburyo twabana nawe, kitugereho. Imitima yashyizwe muri Kristo uhinduka igihome cya Kristo bwite. Dushyire imitima yacu muri Kristo kugira ngo kibe igihome cyacu bwite yashyize muri iyi si y'igomero. Nta bundi butware bushobora kubutegeka. Umutima urinzwe utyo muri Kristo n'ingabo z'ijuru ntabwo uvogerwa n'ibitero bya Satani. Uba ufite uburinzi buhagije. Niba twishyira muri asaransi z'iyi si, ubwishingizi bw'Imana hari icyo twabugereranya. Imana ibudushoboze kugira ngo turusheho kumenya no kwinjira muri ubwo bwishingizi uhereye none n'iteka ryose. Nibyo mbasabira nisabira mu izina rya Yesu. Reka dushime Imana. Urakoze Mana nkuru, urakoze kubw'ijambo rikomeye watwandikishirije, yuko tudakwiye kwishingikiriza ku bwenge n'ubushobozi bwacu, ibyo kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko ntiwaturekeye muri ibyo byaha, ahubwo wohereje Kristo umwana we wakundaga kugira ngo aze kuducungura. Nuko twarabatuwe tubaturwa mu byaha, tubashe kumenya ko Kristo yaje akaturandura muri kamere yo kojwe icyaha, akaturandura akadutereka muri Kristo wera, ariho agakiza kacu kaboneka. Twemere kuranduka maze dushinga imizi muri Kristo, tumere nk'igiti gitewe bugufi bw'umugezi, kiba inganzamarumbo. Nubwo amapfa yatera, ibibabi byacyo bihora bitoshye. Aba ariko natwe dutohera muri Kristo Yesu. Si ukuvuga ko ibyo dushaka bizatugeraho ko tubyifuza, kuko ibitero by'umwanzi bizakomeza kutubaho, ariko dufite ingabo idukingira, turi mu bwishingizi butamenwa n'umwanzi Satani. Naho yakwangiza iki gifuniko cy'umubiri, ariko ubugingo bwacu buhishwe muri Kristo birahagije, turanyuzwe. Mana ubidushoboze kugira ngo turusheho kumenya no gusobanukirwa uburyo bwo kuba mu bwishingizi bwawe. Utwemerere tububemo, maze dutegerezanye ibyiringiro kuzakubona. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Amahoro ya Kristo abane namwe mwese, kandi uko iminsi irushaho kwisukiranya n'akaga karushaho kutwegera, turushaho gusobanukirwa kuba mu bwishingizi bw'Uwiteka. Imana ibidushoboze kubw'ubuntu bwayo mu izina rya